usaba inema yo koroherana nayo bivuga gute kuko nabonaga mutangiye guterana amagambo jewe ntago byo by'abagatolika mbizi wese kovi we no bris ubu no bisi riramufashe baragusomye akawe akose nimba yatangiye baragusomye ntabwo kamera iriho pe ariko suranga umuviye nk'uyu ko n'ubundi wakubaye iyo telefone ko ari umuviye ntabwo ibiriho yewe waje mu mihanda bazagukaranga bazagushishura uzamujyane kwa Nyamabondo yego siko byakunda nzovu niba kunda nzovu zamukuraho ntabwo ukunda uruhu rw'ipyisi siko bari kanyomya na nzovu wakurikirana baguteye indobo baguteye indobo mana bega wamuviye ngomubwire siko tugeze ku musozo babwire rero nkunda nzovu rimwe kabiri gatatu kabura mwe mutunze n'urutoki buse muhuriye aho yahereye akuburanira akujye kabiri gatatu ndamwanze kunda kiwingo cyana cyunga gukatira Muganga Ngoga yabazaniye ubuvuzi gakondo kandi buteye imbere, arakuvura akoresheje imiti gakondo idafitemo produits zaturutse mu nganda. Muganga Ngoga atanga imbaraga, igikundiro ndetse n'igitinyiro mu mwuga wose ukora. Tandukana n'ibihombo bidasobanutse mu bucuruzi, ubuhinzi, ubworozi ndetse n'ibindi, by'umwihariko wowe ukora umwuga w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Waba ufite indwara zananiranye nk'isereri, umutwe udakira, baba baraguteje amahembe, inyatsi, icyangiro, cyane cyane nkawe batwaye umukunzi, wabuze urubyaro, uhora uribwa mu nda, mu mutima ndetse no mu mugongo, igifu, amibe, umwijima ndetse n'indwara zifata mu maguru. Niyo waba ufite amafaranga makeya, uri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibwotamasimbi, iyi ni inkuru nziza rero kuri wowe witinda, muhamagare nonaha aragufasha. Wamubonera kuri nimero iri kuri WhatsApp uteranya 243 Muganga Ngoga. Agatako TV. Nandaya babiki kandi ugiye kujyana ukamugabo ni parawudi uri mukarakomani ni wewe uri bumwishyure urataha iwanjye welikamuviye aba mu mwuga aho bwije ugeze niho wisinze aba muri baninya banyara ducibaho ashakanye muri isi ya cyenda yewe umushishi yo ufite akazi abana babari ntago muri kumwe nanjye nabi abana basigaye iwanyu kwa sogokuru wabo ntabwo n'abayibuka ibyahereye erega indazi bazaravangiwe indaya iyo zibaye ijana barasara ugatangira bavuga ikintu sema museke mwumva ari barabizi se umwuga ari mwigaragaza umwuga baragenda yinjiramo genda winjiramo baravuga umugani mu kinyarwanda ngo nyereka ubugendana nawe ndakubwira uri ubwo rero tuba tuza tuyigiraho inshuti ese ukorera hari onorayini hari ku giti hari ku nyiho aho se ntago makorera njye ntago ndi indaya indaya niba ari indaya zaraciwe mu Rwanda nta ndayibaho zaraciwe uzabikorera he cyane ushiremo ugiye gushaka abagabo uriya muntu kanyongeraho n'abamurenza amavi wo yavukiye mu bihe bitatu bayita Kibuga geruka nta bitaro biri batana kumva bakagufunga muri dispensaire yasuwe muri dispensaire ayisi nijoro kanyawamba bariye ko ngukunda batagufunga nk'abandi wivuga ijuru uri ku isi ariko tubwire amubyariye Kibuga byari byagenze gute kutabana nasi ntabwo bana nasi umwana w'urukundo n'umwana muramwima ijambo kubera iki kugira ngo uzi noneho uzi umukobwa ubyara nta mugabo we wazamubyara niyo
urabana indamubona uzi kubyara nta mugabo wowe ubu ngubu ari papaga asabye gufatwa Ari n'umugabo umugabo ufite batatu jewe nabyaye meze neza bro umeze nabi aho kimu yatunze amafaranga atamye harenda Nari wakenye. nimba ngarafite alimentation nimba akabari none 2019 yanywaga mucutse narabikaga none ubu byagenze gute se muvandi none urabona imihanda bahetse ahubwo uri muri za kiwingu yanywaga nzoga nane muri iyi mihanda none uri mu mihanda bazagufata mu mihanda niba singasa wandi ushaka gucuruza iriya kare oya bazagufata haje hano urayini Reka uburare. haje hano urayini urayini niki hano urayini nyine ni uguhuza imirongo noneho ukamuhamagara akamugarura yes nk'uko nyine turi Ugashyamba. bavuganire ugashyamba reka mu rugo rwawe reka Mukabari birabuze. hari amazu yabugenewe yitwa yahe ntabwo ugiye kwamamaza ibyo bitaro ni ibihe ibyo bitaro biba hehera ahantu hose birahari na hano birahari muri Sodoma oya na hano hari ibitaro ahubwo tugenda tujya kwivura aho ngaho hano ruguru birahari si ibiri uzajya niyo muriro wawe hejuru uyu muntu ni igikuki uyu muntu kanyobona tugana no kumusozo kwenda kuyombare ntabwo ngira ku musozo n'abandi kugira siko ntuguteye ukaba nawe warahemukiye ukaba nawe utubeshya ngo wagiye Uganda ngo wabyariye yazanye telefone ngo waba yazanye telefone muraga telefone ubusa nimumvugire telefone Nta mugabo. ni wowe yakuye yamaze sibundi nawe yakuye harabura ikimwe urano yatunga buriya kamubwiza ukuri ko nawe arayifite nubwo Dore, shiriritse ariko arayifite yenda ifite we iyi ngaha hamagara aba diaspora bose bo mu gihugu cyose iyi telefone irahenze ntabwo ashobora kuyigura nta ntabwo yayigura wo mu cyaro nta kibazo agenda nawe ariko ahibugande bayikugurira njye ntabwo nagenda kubera amaze Iyi kuguza ni umuryango impongano. mwinshi iyi ntabwo ni impongano nagenda iyi ni impongano warayimuzi ariko uzi ibitambo aba yatabye uzi ibitambo aba yatabye we ko bitanga kugwa bitatu wayamva ngo mbwire njyewe isi nayigura kuko kugira ngo nyigure bafite nuza nyinshi z'abana ngomba gukemura reka uyu nguyu se we nabashaka Ese kuba niba uzakemurira abana ibibazo Mama muri mubyara izo ngeso zawe n'inkwavu mubyara ashobora kuba abana se ntabwo sakuza ko nawe ejobundi yaba ari wowe ashobora kuba abana be bibera kwa mama wiwe kandi ugenda bareba mwatwaye imyaka mu buryo butemewe n'amategeko ari njyewe narasezeranye n'abagabo bane navuye kwenga indu n'abagabo batatu njyewe banyita mama fisa twereke umutemere na w'ingoma mama sadi Twereke umutemere w'ingoma. mu basilamu ntabwo sovuye kuri umusilamu sovuye kuri umusilamu twebwe twega ibyo by'amameta n'ibijya uri umuyisilamu urasilamu njyewe nitwa mama sadi nitwa mama fisa nitwa suma kiwingu njye hitwa papa ndetse kiwingu na kiwingu nta muyisilamu ushobora kwita iryo zina wowe witwa papa ndetse kanyo apande papa bebe apande papa bebe ngo ni viye genge ku uyu ngo ni umusore tugere ku musozo mwebwe siko umwana wawe yitwa nde njyewe nikundira kumvangiye waza ku kiganiro cyanjye gisoje nari nyiri gukomeza se kanyo byabaye gute ko